Bakundwa, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Sindayigaya Jean Marie Vianney, nkaba nifuza kubagezaho amagambo makeya mu byanditswe byera avuga ku byerekeranye n'isabato y'imyaka igihumbi. Mureke twicishe bugufi dusenge Imana. Dawe wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana nziza kandi ukaba uri Imana y'urukundo. Tugushimiye yuko Data wa twese waturemye kandi ukaba waraturemye udufite umugambi ukomeye cyane, none kugeza isaha wemeye ko dusobanukirwa n'amagambo ari mu byanditswe byera, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami Imana rero, twizeye yuko Umwuka Wera atumurikiye, dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Isabato y'imyaka igihumbi, ikinyagihumbi cya karindwi, turifashisha amagambo aboneka mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 8. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe yuko ku Mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Aya magambo atugaragariza neza yuko ibyanditswe byera mu mugambi w'Imana, cyangwa ukurikije uko Imana ishobora kuba ibibona, imyaka igihumbi ishobora kungana nk'umunsi umwe, ndetse n'umunsi umwe ukaba wangana n'imyaka igihumbi. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 4 aravuga ngo, mbona intebe z'ubwami, mbona abazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka igihumbi. Aha rero bongeye kugaruka ku myaka igihumbi. Urabona yuko abantu mu muzuko wa mbere bamaze kuzuka, hahise hakurikiraho imyaka igihumbi. Abo rero bazutse bimanye na Yesu Kristo, cyangwa se bazimana na Yesu Kristo imyaka igihumbi. Aha rero hatugaragariza yuko imyaka igihumbi ari ikintu cyagiye gikunda kugarukaho mu byanditswe byera. Imyaka 6,000 tuzerera muri iyi si, nk'uko amateka bitugaragariza ushingiye kuri Bibiliya, kuko hari n'amateka y'isi ariko ashingiye ku banyabwenge bo muri iyi si y'ibintu bitabayeho, avuga yuko isi yaba imaze imyaka irenga za miliyoni, ariko ushingiye kuri Bibiliya wasanga isi imaze imyaka irenga 6,000 ho gatoya. Nubwo bwose imibare y'abantu itaba ibaze mu buryo bwa nyabwo neza, ariko ugenekereje cyangwa se urebye uko iminsi yagiye ikurikirana, wasanga isi imaze imyaka 6,000 irengaho gatoya. Kubera yuko imyaka 2,000 ishize, umwuzure warabaye, cyangwa se imyaka 2,000 iragenda ikageza ku mwuzure. Naho indi myaka 2,000 ikagenda ikageza kuri Yesu Kristo igihe yavukaga. Indi myaka 2,000 nanone iragenda ikageza ku munsi wa none, cyangwa se ariwo munsi w'imperuka. Ibyanditswe byera bitubwira yuko isi yacu yahawe kumara imyaka 6,000. Tukaba rero twizera neza tudashidikanya yuko turi mu musozo, cyangwa se turi mu mateka aheruka ayandi mateka y'isi yacu. Imyaka igihumbi rero niyo izahita ikurikiraho iyi myaka 6,000 imaze kurangira. Ntabwo twamenya neza indi myaka dusigaje iri imbere, cyangwa se iyi Imana yaba yaratwongereho kugira ngo nanone tuhabwe amahirwe yo kwihana, kugira ngo twiyegurire Imana. Ariko uko byamera kose ntabwo iyo myaka izaba myinshi, ahubwo ni ahacu, ni ahanjye, ni ahawe, kugira ngo turusheho kwiyegereza Imana kandi dusobanukirwe yuko igihe cyacu kigeze ku iherezo. Turusheho kwiyegurira Yesu Kristo umwami wacu wadukunze, akadupfira kandi akatwitangira. Umuzuko wa mbere rero ukimara kubaho, hazahita hatangira imyaka igihumbi. Imyaka igihumbi nishira, nibwo hazabaho umuzuko wa kabiri, nk'uko ibyanditswe byera. Mu byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 5 kugeza kwa 6 ubivugaho iki? Uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka,
iyo myaka igihumbi itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo imyaka igihumbi. Aha rero urabona yuko hatugaragariza yuko imyaka igihumbi nirangira hazabaho umuzuko wa kabiri, ariko imyaka igihumbi ikaba itangira ku muzuko wa mbere. Ni ukuvuga ngo imyaka igihumbi iri hagati y'imizuko ibiri, umuzuko wa mbere ndetse n'umuzuko wa kabiri. Kwitegura rero isabato, nk'uko rero ibyanditswe byera bibitugaragariza, murabona yuko imyaka 6,000 tuyigejejeho, none tukaba abana b'Imana tugomba kwitegura kwinjira mu kinyagihumbi cya karindwi cyangwa se isabato ya karindwi. Twavuga yuko ni nk'aho ubungubu rwose dusa naho twenda kuyisogongeraho. Isabato y'Imana ari nabwo buruhukiro bw'Imana Imana yateguriye abayikunda. Yesu Kristo akaba agomba gutunguka ku bicu imyaka igihumbi irimo irangiye, akaba ari nabwo imyaka igihumbi igomba guhita itangira. Umwami Imana rero akomeze kudushoboza kuba maso no gushishoza no gusobanukirwa ibyanditswe. Wibuke kweza isabato mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza kwa 9. Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 aravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, ndetse no kuva igice cya 20 umurongo wa 9 akavuga ngo mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose. Aha rero hatugaragariza yuko umunsi w'isabato ari nacyo kinyagihumbi cya karindwi twenda ku ari umunsi w'ikiruhuko w'Imana, ari nayo mahirwe natwe dufite yo kuzaruhukana n'Imana muri iyo myaka igihumbi. Aha rero ibyanditswe byera bikaba bitubwira yuko iminsi 6 dukwiriye gukora, cyangwa se isi yacu imaze iminsi 6 cyangwa se imyaka 6,000 tuzerera tuyitambagira, ariko ibyanditswe byera bitugaragariza yuko turi hafi gutaha tukinjira mu kinyagihumbi cya karindwi. Ariko wa karindwi ariwo sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose wo gukoraho. Umwami Imana dushoboze kwinjira mu isabato y'Imana y'imyaka igihumbi, ari nacyo kinyagihumbi cya karindwi, ariwo munsi wa karindwi ku Mwami Imana. Ariko kuri twebwe ni ikinyagihumbi cya karindwi kuko ibihe bikibarwa, ariko ku Mwami Imana ni umunsi wa karindwi. Imana dushoboze kuwinjiramo tumaze kwiyegurira Yesu Kristo. Ibintu rero birimo guhinduka vuba cyane. Turi mu gihe abantu benshi bibaza ko imperuka y'isi yaba igejeje igihe cyayo. Mbese baba bashingiye ku ki? Ihinduka ryihuse cyane, ndetse n'abantu batemera Imana n'irema nabo babona ko ibintu biri guhinduka vuba cyane. Nta muntu ubishidikanya. Ibyaremwe birahamya imperuka. Mu gihe tuba twibaza kuri ibyo byose, Bibiliya ndetse n'ibyaremwe bifatanirije hamwe kuduhamiriza ko turi mu mperuka. Wowe ufite amaso y'umwuka niwe ubasha kubibona wenyine. Imana rero itwigishe kugenzura ibihe. Ninde uzamenya ko imperuka yageze kandi akabasha kumenya n'ibigendanye nayo? Ibyanditswe bigaragaza ko igitabo cya Daniyeli gifatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, ariko mu gice cya 12 hari imirongo ituburira uko twabasha kumenya icyo gihe ko kigeze. Nubwo bwose ibyanditswe bitubwira ko icyo gitabo gifatanishijwe ikimenyetso. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4 aratubwira ngo nuko Daniyeli bumva igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Igitabo cyari gifatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, niko ibyanditswe byera bitubwira. Ariko hari icyo ibyanditswe byera byatuvunguriyeho cyangwa se byabashije kuduhishuriraho, nuko abantu benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Ikibabaje cyane ni uko
ubwenge nubwo bwagwiriye ariko abantu ntabwo bizatuma batajarajara kubera yuko nta mahoro y'abanyabyaha kandi turi mu isi y'umuruho, turi mu isi y'umuvurungano, ntabwo ari uko gusa abantu bazaba bari gukora ibyaha ahubwo isi izavurungana ku buryo hazabaho kujarajara. Imana rero idufashe kugira ngo muri iki gihe cy'umuvurungano umwuka w'Imana akomeze kutuyobora, ayobora intambwe zacu mu izina rya Yesu Kristo. Ubwenge buzagwira kugeza ryari? Kugeza igihe imbabazi zizaba zirangiye. Bivuga ngo ubwenge buzakomeza bugwire kugeza igihe cy'irangira cy'imbabazi. Mu gihe abantu bazaba bari gukoresha ubwo bwenge mu kurimbura inyokomuntu, aha ngaha tureba nk'aho jene z'abantu zigeragezwa mu buryo Imana itateganije. Ingorane z'abantu batemera Imana ni uko bazagera bagashaka kurimbura ibyaremwe bagamije kurema bundi bushya, kuko n'ubundi bizera mu ihindagurika ry'ibyaremwe. Abo rero bizera mu ihindagurika ry'ibyaremwe ni nabo uyu munsi wa none barimo kugerageza kwangiza isi cyangwa se no kuyirimbura. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu bizeye kindi cy'uko hariho ubushobozi bw'Imana bwaremye kandi butuma ibintu bigenda kuri gahunda. Ibyo rero bituma bashyiraho gahunda yabo ku giti cyabo, kugeza n'ubwo bashobora kuvanga jene z'abantu cyangwa se uturemangingo tw'abantu bakatuvanga n'utw'inyamaswa kugira ngo barebe, bakore ubushakashatsi, barebe ikindi kiremwa gishobora kuvamo uko cyaba kimeze. Ibyo bintu byaratangiye muri za laboratwari zimwe na zimwe hirya no hino ku isi, ndetse za laboratwari z'amabanga. Ibihugu rero bigiye bikomeye cyane by'ibihangange bigiye bifite za laboratwari z'amabanga ndetse bikagira n'ubundi bushakashatsi bwigiye imbere kandi bwihishe abantu batabasha gusobanukirwa. Igihe cy'imperuka rero ni ikihe? Mbese igihe cy'imperuka ni ikihe? Hari ibintu bitatu dukwiriye kumenya ku byerekeranye n'imperuka, kuko hari itandukaniro riri hagati y'iminsi y'imperuka n'igihe cy'imperuka. Iminsi y'imperuka cyangwa igihe cy'imperuka gitangirana na Yesu azutse. Mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 2, ariko umunsi w'impongano utangirana no kurangira kw'iminsi 2300 yahanuwe na Daniyeli. Aha rero tubibona muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, tugaragariza yuko iminsi 2300 nishira ubuturo bwera buzabona kwezwa, cyangwa se igihe cy'imperuka kizahita gitangira kuko aribwo igihe cy'imanza cyatangiye. Iminsi y'imperuka yo rero yatangiranye no kuba Yesu Kristo yari amaze kudupfira akazuka, ndetse agatangira umwuka yari agasukwa ku ntumwa zigatangira kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami, ndetse ziteguza abantu ibyerekeranye no kugaruka kwa Yesu Kristo. Iyi minsi y'imperuka yari yaratangiye, ariko noneho uyu munsi wa none tugeze mu munsi w'imperuka, umunsi w'ubucamanza bw'Imana. Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 ko bugiye gukwiranye mu buturo bwera buzabone kwezwa. Iminsi 2300 ingana n'imyaka 2300, kubera ko Daniyeli yari yabwiwe ko ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwe, bikaba byaratangiye igihe batangiye gusana Yerusalemu. Ibyanditswe byera bibivuga. Kuva muri 454 mbere ya Yesu kugeza muri 34 ku iyicwa rya Sitefano nyuma ya Yesu, aha bihita bigaragaza ko ibyumweru 70 yavugwaga ari iminsi 490 bingana n'imyaka 490. Naho iminsi isigaye 2300 gukuramo 490 bingana n'1810. Itangira muri 34 kugeza muri 1844, akaba ari bwo ubuturo bwera bwo mu ijuru bwejejwe, hanyuma umunsi w'impongano ku baremwe bose ugahita utangira. Igihe cyo kugaruka, hasigaye ko Yesu agaruka.
ariko mbere yaho ho gato hazabaho akarengane ndetse n'ibyago 7, nyuma Yesu azatunguka ku bicu. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 10. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Kimwe mu bizasohoza ibindi ku byerekeranye no ku gihe cy'imperuka. Daniyeli yabwiwe ko benshi bazezwa, bigaragaza ko abantu bazakurwaho gukiranirwa kwabo, amazina yabo agakomezwa mu gitabo cy'ubugingo. Bitangirana no mu 1844. Aha benshi bazezwa bijyanye no kwiyeza nabo ubwabo, mu gihe Imana iri kweza abantu bayo, irimo kubafasha kwiyeza nabo. Rero Imana idufashe gukomeza kwiyuhagira mu maraso ya Yesu Kristo kugira ngo duhinduke abera n'abaziranenge. Benshi bazezwa, benshi bazacishwa mu ruganda, bigaragaza ko muri iyi minsi y'imperuka Imana izemerera ikigeragezo icyo ari cyo cyose cyatuma abantu bayo bezwa, akaba ari byo bijyanye no gucishwa mu ruganda. Imana idufashe no gusobanukirwa igihe cyacu. Ababi bazakomeza ibyabo, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi. Umunsi wo kwezwa ari wo umunsi w'impongano, kurangira kw'imbabazi. Ni ukuvuga ngo ababi bazakomeza gukora ibibi nubwo umunsi w'impongano uzaba urimo, cyangwa se nubwo umunsi w'impongano ubu tuburimo watangiye mu 1844 kugeza uyu munsi wa none ukaba ukirimo kurangira, ukaba ukirimo, bizageza rero ku gihe cyo kurangira kw'imbabazi, ababi bakiri gukomeza gukora ibibi. Imyaka 1000, isi yacu yahawe kumara imyaka 6,000, hanyuma abantu b'Imana bakinjira mu gihe cy'imyaka 1000. Isabato yacu ni Imana. Nk'uko twakomeje kubibona amagambo yatambutse, ibiri kubaho muri iyi minsi ya none birerekana ko turi mu minsi iheruka iyindi y'amateka y'isi. Reka agushoboze kwitegura kuza kwe, nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge Imana. Iteka Mana ishobora byose, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kubw'amagambo meza cyane, ukomeze kuduhishura ibyerekeranye no kuza kwawe, ndetse n'ibyerekeranye no kwezwa kwacu, kugira ngo tubashe kukwitegura wowe ugiye kuza, uzatunguka ku bicu. Tubashe rero amaso yacu arushaho kurarama, imitima yacu irebe mu ijuru, kandi mwe Mana, umuntu wese wumvishe aya magambo umuhe umugisha, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.